tubasuhuze bene data kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe abo tubana kuri iyi cano SDA mu Rwanda. Uwiteka bahire. Turagarutse mu ngingo y'uyu munsi tubwira ngo gusigasira ukwitanga kwawe. Mube hafi kugira ngo dusangire iyi ngingo. Ndi kumwe na mwene data nitwa Ukwigize Jean Pierre, bageze ga mbere. Ndi kumwe na mwene data Amoni Mutagoma. Reka mwakire nawe abasuhuze imikare. Ndabashuhuje cyane bene data, amahoro y'Imana bane namwe. Arakoze cyane Amoni. Reka rero dusenge mbere yuko dukomeza adukomereza n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze muri wacu, turagushimye muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe binyuze ku ikoranabuhanga. Dusenze twinginga kugira ngo udufashe twe abari muri studio, kandi dusenze dusaba umugisha kuba zakurikira ibyigisho. Umwuka wera azabe ku mitima y'ababyumva kugira ngo atwemeze maze atuyobore inzira igana mu gakiza. Dusinze twizeye kutwumva mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Ejo twizingiye itubwira ngo kwitanga utiziga. Iki cyigisho kitubwira ngo kwiyegurira Imana mu kuri dukwiriye kubamo, hakwiriye kubamo no kwitanga tutiziganye. Noneho rero iyo tumaze kwitanga tubara no gusigasira kwitanga kwacu. Buriya iyo ukoze ibyo ukoze ntubirinde nta kiba kigenda rwose, kuko haba hari byinshi bishaka kubisenya. Niyo mpamvu mu gihe twiyeguriye Imana, mu gihe twitanze, mu gihe twinjiye mu gakiza, mu gihe twihannye, mu gihe duteye intambwe mu byo kwizera, haba hakwiriye kubaho kubirinda, kuko tutabirinze Satani aba yifuza kubisenya kandi anyuze mu nzira nyinshi. Reka rero twakire Amoni akomeze n'ingingo, akomeze ayitwigishe. Reka yo Ingingo yo kuwa gatanu ku itariki 30 Nyakanga irimo iratubwira usigasira ukwitanga kwawe. Ni iki kitwemeza ko twiyeguriye Uwiteka mu buryo bwuzuye kandi ko dushobora kugira ishusho ya Kristo? Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13 adusomere twumve uko hatubwira. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 12 na 13 haragira hati: nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana yateye gukunda no gukora ibyo yishimira. Urumva neza, dukwiriye kwitanga, dukwiriye kwiyegurira Imana tugakora ibyo gukiranuka mu gihe abayobozi bacu batureba no mu gihe batatureba, tukazirikana ko hari ijisho ry'Imana ritureba rwose. Noneho hano karatubwira ngo ntabwo Imana igusaba gutinya ko itazasohoza isezerano ryayo, ko kwihangana kwayo kuzacogora cyangwa ngo impuhwe zayo zishireho. Ahubwo utinye ko ubushake bwawe bubura kuyoborwa n'ubushake bwa Kristo. Bityo rero tinya ko kwikunda kwawe kutazitambika hagati y'umutima wawe n'umurimo w'umutware ukomeye. Ubwo uri kumva neza icyo dukwiriye gutinya, imitima yacu, ibiri mu mitima yacu bitazatubera intandame cyangwa inzitizi yo gusanga Kristo. Ni gute gushikama mu kwizera no kwitangira amahame atunganye utizigamye bigomba gusigasirwa? Abagalatiya 2 umurongo wa 20 hadusomere twumve uburyo uku gushikama mu kwizera bigomba gusigasirwa. Abagalatiya 2 umurongo wa 20 haragira hati: nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si byo uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira.
biri kumvikana hano muri Matayo haragenda hatubwira yuko Matayo 16:24 ngo maze Yesu abwira abigishwa bati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ubundi ankurikire. Niyo mpamvu hano hagenda hatubwira yuko kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Uri kumva neza yuko uyu muntu yaba yiyeguriye Kristo by'ukuri, kubera yuko ntabyo yitayeho ku buryo ibyo byamubera inzitizi yo gusanga Yesu. Rero ngo abashaka kubona umugisha wo kwezwa bagomba kubanza gusobanukirwa no kwitanga. Umusaraba wa Kristo niyo nkingi kwiyongeranya kutiremera ubwiza bw'iteka ryose ukomeye bishamikiyeho. Hano hari umuntu wanditseho hano byari bitari kugaragara, ariko nuko bisomwa. Uri kumva neza yuko abashaka umugisha wo kwezwa bagomba kubanza gusobanukirwa n'icyo kwitanga bisobanuye. Ntiwabasha guhindura umutima wawe, ntitwabasha kandi kwitera icyifuzo cyo gukunda Imana, ariko icyo ubasha cyo ni uguhitamo kuyikorera. Ubwo ni ukuvuga ngo ubushake bw'umuntu nibwo rugingo Imana ibasha kubona mu muntu ikabimubonye. Yabura ubushake bwe uwo muntu ikabimubuze rwose. Ushobora kuyegurira ubushake bwawe kuko aribwo izagukoreramo kandi igasohoreza ubushake bwayo muri wowe. Nukoresha neza ubushake bwawe, imibereho yawe izahinduka ukundi rwose. Iyo weguriye Kristo ubushake bwawe, uba wifatanije n'ubutware burusha ubushobozi abatware bose n'abategetsi bose. Uzagira imbaraga ivuye mu ijuru yo gukomeza, maze kandi uko uzajya wiyegurira Imana niko uzajya ubashishwa kugira ubugingo bushya, ariyo mibereho yo kwizera. Aya magambo yakuwe mu kugana Yesu paje 47 na 48. Ngira ngo gusigasira ukwitanga kwawe turabibonye. Niyo mpamvu buri muntu wese ari guhamagarirwa kugira ngo arinde, asigasire. Rinda icyo wahawe utakinyagwa, kugira ngo hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Kwitanga birakureba, kwitanga biratureba. Natwe abari hano, iyi ni inshingano yacu, ni wo muco wa gikristo kugira ngo twiyegurire Yesu, natwe tube abihaye Imana, kugira ngo muri ubu bugingo tube abayihesha icyubahiro. Ingingo yacu rero itubwira ngo gusigasira kwitanga kwawe ishoreje ahangaha. Waduha inyunganizi kugira ngo turusheho kubyumva neza dusoza. Yakoze cyane. Gusigasira ukwitanga kwawe ni ingingo nziza, tumaze akanya tuyiga kandi tuyumva. Hano numvisemo amagambo akomeye dukwiriye kuzirikana. Ntabwo twebwe twakwiteramo ibyifuzo byo kubaha Imana, ariko hari icyo dukwiriye gukora, gufata ubushake bwacu tukabwegurira Imana. Muri make ibyo ushaka, buriya jambo rirakomeye, gufata ubushake bwawe ukabwegurira Imana. Muri make gufata ibyo ushaka warangiza ukabijyanisha mu murongo w'iby'Imana ishaka. Buriya nicyo cyitwa gufata ubushake bwawe ukabyegurira Imana. Rero jyewe ntanga urugero, ndashaka kurya, ariko si Imana irashaka ko ndya. Ndashaka gukora ibi, ndashaka guhinga, ibyo nshaka byose biri mu murongo w'Imana. Niba rero tuzafatana bya bindi twifuza bibi, uvuga utari ko nifuza kugirira nabi Byiringiro, kunumva ashaka rwose ndashaka kumugirira nabi, ariko se Imana ubu bushake
nabishyira mu murongo wayo bikajyamo. Noneho rero nubishyira mu murongo wayo ntibijyemo, ubwo mu kuri Imana izaba ibyanze. Gufata ibibi byacu, gufata imitekerereze yacu mibi tukayishyira mu murongo w'Imana, tuzashiduka umurongo w'Imana uri kugorora ya mitekerereze mibi, ya migambi mibi, bya byifuzo bibi. Noneho rero tuzashiduka muri twe haremwe n'ibyifuzo byo gukunda Imana no kuyubaha. Niyo mpamvu hirya byiswe urugamba, byiswe urugamba, kurwanya inarijye, kwitsinda, ubwo burakari bwawe, uwo mujinya wawe, ayo mahane yawe, uko kumva wigumyeho icyo cyubahiro cyawe, nitubishyira mu murongo w'Imana, Imana tuzasanga Yesu we yaraciye bugufi, Yesu yaremeye gusuzugurwa, Yesu yaremeye gutukwa. Nuko natwe nidushaka kubijyanisha muri uwo murongo rero, tuzashiduka muri twe harememo ibyigisho byo gukunda Imana, cyangwa se ibyifuzo byo gukunda Imana no kuyiyegurira. Ndumva rero ahari twabihinira ahangaha. Warakoze cyane, kandi niba hari ikindi wakongeraho wacyongeraho tugasoza iyi ngiyi. Mu yandi magambo, ngo twatangiriye ku magambo atubwira yuko muzashaka mubone nimushaka n'umutima wanyu wose. Ni ukuvuga ngo kwiyegurira Imana rero ni ukuvuga ngo nta muntu wiyobewe. Ni ukuvuga ngo rero iyo umutimanama wawe ugiye gukora ikibi urabikubwira, n'iyo ugiye gukora icyiza urabikubwira. Niyo mpamvu rero ahangaha iyi mitima yacu nituyinjizamo ibibi bizajyamo, ariko nitubyirukanamo dukasaba Imana kugira ngo idufashe kurwana ku bw'imbaraga y'Umwuka Wera, nabwo bizakunda. Twabonye ko Satani adahata cyangwa se ngo adaguhatira gukora ibibi ku gahato, ahubwo wowe ibyifuzo byawe cyangwa se icyo wowe wagambiriye nicyo Satani ahera hayinza gute akoshye. Ni ukuvuga ngo rero kubera ko imitima yacu ari Imana izacisha urubanza, umutimanama ntabwo urya ruswa. Niyo mpamvu Imana izacisha umutima wose urubanza imbere yayo itibeshya. Rero Imana idufashe kwiyegurira Imana, kandi iduhe kuyiyegurira tumaramaje umwuka wacu, ubugingo n'umubiri byose byegurirwe we, nibwo tuzabasha kuba abakozi be ndetse tukaba abana be byuzuye by'ukuri. Reka rero dushimire Imana kubw'ibyigisho byiza, kandi dushimire mwene data Mutagoma Amoni uburyo yatwigishije iki cyigisho cyitwa kwiyegurira Imana mu buryo bwiza kandi bwumvikana. Imana imuhe umugisha. Ariko tunashimire abo tubana kuri iyi channel, dushimire na kameramani udufasha muri ibi byigisho, kandi dusabe Imana kugira ngo rwose igwize imigisha abantu bafite ibyifuzo byo kuba mu murongo wayo binyuze kuri iyi channel cyangwa se binyuze muri ibi byigisho. Uwiteka abahirure izina rya Yesu. Amen. Amen.